Saido ntibazongize kwicumi Saido sara cyakina Vitaro ni ihetse tujya herera Saido komaze imyaka nk'ijana ku byangombwa afite 40 yaba gikina cyakina muri Vitaro ubu batangiye gutekereza Saido kwicumi igikombe cyahuje ndabizi ira match nyine ya timu nyine ya timu Saido yari yakinnye na timu ya Ndayishimiye nonje ndetse n'abaterankunga benshi c'est umunsi nako babaye ejo nyuma match banza nebera cyangwa uyu munsi uyu munsi press conference yarabaye aho ejo press conference yarabaye irabuye umunsi ko ba Cedric harimo n'amakuru y'uko abakinnyi babiri b'abanyarwanda ashaka kwikina kugira ngo competing na football club yamfasha takoze ni umukinnyi mukuru afite experience akinye mu karere ariko sinzi yagiye yirukanwa amakipe no muri Jeta ejo yajya mu yindi akabitera sinzi ko gikina ngiye serious sinzi ko yari tayari ari muri Vitaro ni kapiteni wayo yeba Vitaro yakangahe mvuga byararangiye abenshi babatse naza kamera nka Cedric ko muri cyo Cedric yakundaniye umujere kona Cedric asuye Burundi ameze neza Cedric ari basokera agafaranga twatinze kose aya Cedric bamusimbuza agahita kubita ya gatandatu ari muri Vitaro nabaye ya gatandatu Vitaro shakira ibitego yatsinze wenda sho kubibona turayibona ra muze wa kazi ngashobora coach player coach player wari yose akaba yungirije akaba ari muri staff ategurwa kuzaba umutoza akaba yakina akazajya anagira inama umutoza Korean Sport bati twazanye urubyiruko dukeneye umuntu uzajya ubabwiza ukuri niba kirimo Saido yaba icyo profile ya kapiteni n'umwe Rayon Sport mu bakiba basigaye ari kapiteni ubundi ifite yego yaba ari saba ariko rero sinzi niba kirimo nyine ko Saido no wakera cyane rwose bamwifuje umbe yaba ari imyaka 11 ishize koko n'umwe kuba cyagiye bamuzana mu gihe cya Mwarara 2005 ariko no mu bihe bishize ubwo yari ari muri Simba byigeze kunugwanugwa ubwo Simba wabonaga isa nkaho itari kumwubakiraho cyane Aperi bari bamuzaniye Aperi yavuye muri Simba Aperi bagatera kareka umuntu w'imyaka 40 imyaka maze niyo naro tunayemera y'ibyangombwa bye bose tunayemera ubwo afite nka 40 n'ingahe ariko aracyakura kuza kandi numwe mu bantu bazi gutegura match hanze y'ikibuga ari icyo gikomeye cyane Tsinzi arayishaka kayibona Tsinzi yakubwiye nk'intsinzi irahari niyo wagira uti abayifite igitego yavuze kugura gutsinda abagifite biravuga ko rero nawe nimero 10 kuri Rayon Sport abana ko abafite n'abana ni Tambwe ni Kitoga ariko muze ashobora kuza akaba kapiteni akayobora abandi ko Yusu yaragiye Emery yaragiye nta kapiteni Rayon Sport isigara nawe twara nabivuze tuvuga ko nta muri leader bafite cyane ku nyuma yo gutakaza Dianye Nikabange ngewe ngiye ikibazo cya leadership no kuba yari aba profile ifite experience yaba imikino mpuzamahanga ndetse nuko championnat zitwarwa na competition nta kibazo ndibaza ngewe imbaraga aracyarimo nyine batubwire nyine batwandikire batubwire abaye akimeze neza agasukari kakirimo yaba ari umukinnyi wagira ibyinshi atizavinga muri Rayon Sport koko ni umukinnyi mu by'ukuri ufite experience bitewe naho yanyuze ama equipe yose yanyuzemo ariko ikigendanye n'imyaka urebye afite ku byangombwa kongeraho nyine ya myaka yacu y'abakinnyi babirabura kubera ko tubwizanye ukuri dukuze championnat yacu ni championnat isaba imbaraga isaba gukoranaho isaba kwihuta naho mu gihugu cy'u Burundi n'ujya kubireba ni championnat iri tekiniko cyane sibyo ku buryo ubona umukinnyi ni nayo mpamvu ubona abakinnyi ashobora kuvayo ari ingingo mu minota 30 yavuga ngo Cedric ntakiri mu mukino agahita amusimbuza Cedric ahita kubita burasari haza akayivumbura niyo mpamvu ubona abakinnyi benshi baturuka hari ashobora kuva hari ariko Cedric ubu yagarutse mu kipe y'igihugu urumva vakira muri championnat Barundi bongeye bamwamura mu kipe y'igihugu abinyenye Saido ari mu kipe y'igihugu burya reba ikipe y'igihugu rwagwamagarwa dukuze ariko nango naheroka igitego tego byarabuze
barakwandikiye oya ntabwo munyandikinemo mbireba mbona ko muri national ataheruka gutsinda amaze ikipe y'igihugu ntaheruka gutsinda ariko yarahamagawe ibyo rero nicyo gihari hakaza ngo agakundi bose karimo kubwira ari ingingo ati tuzanire Saido azagufasha muri Rayon Sport ariyo mpamvu nawe yagiye Bujumbura ariko abantu bitwa tekinika bati uwo muntu umbwira